Kuruhuka ni igikorwa cyiza gifite umumaro munini mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi. Bigabanya umunaniro, bituma umuntu asinzira neza, ikindi bituma n'umuntu agira ubuzima buzira umuze. Ikirenze ibyo byose bituma n'umusaruro wiyongera mu murimo uwo ari wo wose uba uri gukora. Mu gihe cyo kuruhuka rero abantu bahitamo gukora ibintu bigiye bitandukanye. Hari abaruhuka boga ndetse hari n'abakina. Iyo mvuze gukina abantu bahita bumva abana. Mu gihe cy'abanyeshuri cyo kwiga babaha umwanya wo kuruhuka hagati mu masomo. Nyuma y'amasomo bakazageraho bakaruhuka noneho igihe kirekire. Muri icyo gihe rero cy'ibiruhuko niho bakora ibintu bigiye bitandukanye bakaruhuka. Aho bafasha imirimo ababyeyi bagasurana ndetse bakanakina. Ku bana bafite ubumuga rero biracyagoranye kuko baracyahura n'imbogamizi nyinshi mu gihe cy'ibiruhuko. Abafite ubumuga muri iki gihe cy'ibiruhuko nyine kubera ko nyine usanga benshi batinya kujya mu bandi bana. Wenda avuga ati ngiye mwegere nyine yakiruka cyangwa se bakanga ko dukina nyine bigatuma aguma mu rugo nta kintu ari gukora. Abafite ubumuga hari igihe baba bari mu rugo cyangwa ugasanga hari igihe imiryango yabo kubera biba bitewe n'ubumuga baba bafite bakabakingirana mu rugo bavuga ati hari igihe biba ari ibisebo. Akenshi hari igihe usanga kubera imiryango yabo bahezwa bakagira ipfunwe ryo kujya muri sosiyete ugasanga bagumye mu rugo. Abana bafite ubumuga batinya kujyayo cyangwa ababyeyi bo bakabaheza akantu ko bajya mu biruhuko. Abafite ubumuga hari igihe baba bari mu rugo bari gukora imirimo mu rugo cyangwa imiryango ikagenda. Niba wenda umuryango harimo umwana ufite ubumuga wenda bakaba bamwohereza akajya gukora akazi ko mu rugo mu biruhuko. Abanyeshuri bafite ubumuga mu gihe baganiraga na uwezoradio.com bagaragaje ibituma batajya gukina nabo nk'abandi bana mu gihe cy'ibiruhuko. Kubera ababyeyi babo nta burenganzira babahaye bajye gukinana n'abandi bana. Baba babona batameze nk'abandi bana bakaba babona batajya gukina nabo. Nuko biheza bo ubwabo bakitinya akavuga ati ngewe uko umeze ntago meze nk'abandi bana, akavuga ati niba uriya ameze kuriya ndamutse mwegereye yakiruka, cyangwa hari n'igihe baba batekereza ati uko umeze hari igihe ushobora kubakoraho bikabyara ibindi bindi. Hari igihe akenshi ujya nk'ahantu kubera ubumuga ufite abo muhuye bakagukwena bakaguserereza bigatuma weheza nawe. Nkeka ko byaba ari imyumvire y'abadafite ubumuga ku bafite ubumuga. Ubundi icya mbere baba bumva bafite nk'ipfunwe avuga ati se wambura ndi gukinana n'umuntu ameze gutya yavuga ngo iki cyangwa se ngewe namera gute, bigatuma nyine agira imyumvire idasanzwe cyangwa se yihariye ku muntu ufite ubumuga. Abantu badafite ubumuga cyangwa bakanga ko mukina cyangwa mugakora ibindi nyine kubera uba ufite ubumuga. Njye numva ari ukuntu nyine abantu biyumva muri sosiyete, nk'umuntu wabyaye umwana ufite ubumuga ukuntu bamva muri sosiyete akumva niba umwana wiwe avuye mu rugo akagira ahandi ajya byatera ikibazo n'umwana nawe ubwiwe akagira kwitinya nyine. Nyuma y'uko abanyeshuri bafite ubumuga bagaragarije uwezoradio.com ko mu gihe cy'ibiruhuko bo badakina nk'abandi bana, nyuma yo kugaragaza yuko biterwa n'imiryango ndetse n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye, hari ibyo basaba ko byakorwa kugira ngo ibyo bibazo bikemuke. Icyakorwa nuko abafite ubumuga n'abatabufite bahurira ahantu hamwe bakidagadura bagakina bakishima. Jewe nasaba nk'imikino nyine ihuriyeho n'ibyiciro byombi ari abafite ubumuga n'abatabufite, nka sitting volleyball n'indi mikino. Icyasabwa numva ko hakorwa nk'ubukangurambaga akagira nka minisiteri nka Save the Children bagafata abana n'ababyeyi bakabasha kuba baganiriza ababyeyi, kubera ko ntabwo tuzavuga ati izo za youth center kuba guide za maison de jeunes ngo abana bose bafite ubumuga ngo baze utabanje kubwira umubyeyi, kubera ko umubyeyi nawe aravuga ati nimureka akagenda hanze barambonaho nk'igisebo. Agakora nk'ubukangurambaga bakabwira nk'ababyeyi bakabumvisha ko abana bafite ubumuga nabo ari abana nk'abandi bafite uburenganzira bwo gukina nk'ubw'abandi. Ababyeyi bityo bigabasha kuba batanga uburenganzira, abana bakabasha kuba bagera n'izo za maison de jeunes nazo bakazazigeraho nyuma bagakora ubukangurambaga bakabwira
ku buryo bareka n'abana bafite ubumuga nabo bakagira uburenganzira mu mikino. Nongeye numva ari iki icyakorwa n'ubukangurambaga ku babyeyi, kuko ababyeyi usanga ari bo batarekura abana, ugasanga umwana na karitsiye ubwayo arimo ntago azi urugo ku rundi, ugasanga hari n'umubyeyi utinya kurekura umwana ufite ubumuga kugira ngo wenda ataza kubura, ataza kugira ikindi kibazo. Rero turasaba nyine abayobozi b'ibigo by'amashuri kugira ngo bajye bakangurira ababyeyi kumva ko umwana ufite ubumuga ari nk'uwundi. Njyewe nasaba nko mu nzego nk'eshatu. Urwa mbere, urabona ko urubyiruko nyine rurangiza segonderi rukajya mu ngando, kuko nyine mu ngando bigamo ibintu byinshi, bajya bashyiramo nyine n'isomo ryo kwigisha urubyiruko, kuko nyine urumva haba hahuriye urubyiruko, bakabigisha nyine ku bijyanye n'ubumuga, uko bagakwiye kwitwara ku bantu badafite ubumuga. Urwego rwa kabiri, nasaba nko mu burezi, urabona nyine ku mashuri haba hari amakarabu menshi, yego n'ay'abafite ubumuga bahari, ariko bakagize umwihariko bagahuza nk'ikigo cyose nyine bakabicaza bakababwira ku burenganzira bw'umuntu ufite ubumuga. Urwego rwa gatatu, mu mirenge aho dutuye cyangwa se mu midugudu haba inteko z'abaturage. Ndatekereza ko bagiye bafata umwanya bakajya basobanurira abaturage, kuko urumva haba hahuriyeho urubyiruko, haba urufite ubumuga n'urudafite ubumuga, bakabigisha nyine nk'uko babigisha akamaro ka mituweli, akamaro ko kwivuza, bakabasobanurira noneho n'akamaro ko kwita ku bana bafite ubumuga, cyangwa se akamaro ko guhuza abana bafite ubumuga n'abadafite ubumuga hamwe, kugira ngo barebere hamwe uburyo nyine icyo kibazo cyo kuba abana bafite ubumuga bakinina cyangwa se batakisanzura muri sosiyete cyacika. Kuruhuka ni igikorwa cy'ingenzi, kandi gukina ni uburenganzira bwa buri mwana, yaba ufite ubumuga ndetse n'utabufite. Babyeyi, nimufashe abana banyu kuruhuka, bityo bazasubire mu masomo yabo bafite ubuzima buzira umuze, bazarusheho kongera umusaruro. Uwicyeza nka Kaivar, uwezoradio.com. It's ability connection.